Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 29 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 isaa 2 zuzuye nibwo ku rubuga rwa YouTube rusanzwe rujyaho ibihangano ndetse n'andi mavideo cyangwa amashusho atandukanye ku rubuga rwa Eazy rubarizwa kuri YouTube twagiyeho tugasanga indirimbo yabaye kimenwa bose na mbere yuko isohoka ariko ikagenda igaragaza ko harimo amatiku no kutumvikana kwa hato na hato hagati y'abahanzi bayikoze harimo Eazy, Kevin Kade ndetse n'umuvanzi w'imiziki akaba no munyamakuru na MC cyangwa se umushyushya rugamba DJ Philipita. Ibi rero byatumye twegura telefone maze tujya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dusura aba-influencer yaba bari kuzamuka ndetse n'abitwa ko bamaje kugafata barimo nka Dumba, Nyita Cedric, Emegad nivugiraga n'abandi bagiye batandukanye. Si ibyo gusa kandi no mu binyamakuru bitandukanye byari bitangiye kwandika iyi nkuru hibazwa niba koko aya mashusho y'Iyindirimbo Jugumira yaba yasibwe kuri YouTube cyangwa se aribo babishatse bakayagira private ku buryo atagaragara kuri YouTube agaragara ari umuntu bishatse. Benshi bakunda no kubikora babyita karagatwiko dore ko bari gushinja iyi ndirimbo ngo umurindi yari yazanye ntago ari wo yakomejanye. Benshi bavuga ko yabaye flop. Ndi Mr Muhanza n'amakuru y'imihanda hani kuri Ndabaze TV.